sana gwatabura komashano muri ibimeze bivandimwe bimeze fresh aya mahoro wagira ngo hari ibintu nayaboneye ariko aya mahoro murapfiki koko amahoro ya mbere ariko bino byigeze kuba mwebwe nuko muba mujejo bundi ari igihe mukungwa ikitwa 8 yadusekuye bine ari igihe Rayon Sport ari binishure ebyiri hari abitwaga bandera nimbibuka neza ndabakubwira bararwana ibintu biracika birakomera cyane Rayon Sport ubu nibwo tugiye kuza neza uko biri kose icyo mpamya cyo Imana inshallah Imana izadufasha nose ko buri mukino wose mukine hano muri stade amahoro muvuga ngo nibwo muje bushya ariko bikarangira bibaye ibindi ibi bintu ni Imana barabikoze nta kintu wahindura nta muntu wanzi nese iyi kipe wumva duhanganye ndetse ko nta gihangana nayo ifite ibyayihanganye nabyo ubu nizatwara igikombe ubu ndebera wowe wabuze ko igikombe ari icyawe uri mu cenjoyinga hano ndebera bari batuye hano bagiye nuzo byibura kuki bagiye abantu bari batuye none nirebe banga murakoresha umunsi ngo mutsi n'ikipe ya Al Hilal imwe mu makipe meza cyane ari muri Rwanda Premier League Al Hilal yambara ubururu n'umwe iriya ni ikipe itasebye mukuru wayo turi abavandimwe turakundana myaka yavukiyemo kanyirebe neza uranayife nyabaga ifare ikipe 1930 turajya kunganya imyaka turayingayingana umwana umwe yakurikira undi afite 20 bitewe nuko bababyaye urumva 30 60 abari aho ngaho abari aho bafa nagari ni ibintu bimwe iyi rero izicyo Rayon Sport ivuze irayibize kuko nayo niyo muri iyo myaka marakina ibyishimo uko bimere ibyishimo rero ndaje ndibonera cyetse wenda ni mugenda kuri kakantu hari igihe twibuka wenda bareyo ndetse n'abanyarwanda muri rusange igihe mwigize mu itsinda icyo gihe u Rwanda rwitanu najya mu bihe bibi mu mwaka w'igihe mu 1994 icyo gihe ikipe ya Rayon Sport atsinze ikipe ya Al Hilal ibitego 4 kuri 2 aha rero none ubu none nagarutse bigiye gusubiramo mushya nje ndi mushya bitego 2 bano nabavandimwe ntago nababaza cyane kuko babaye abashyitsi n'abasangwa musagwe y'umwakiriye uramwakira ukamubwira uti icyo mfite nkikuzimanire kuko ndagifite nayihaye ibyo narishoboye naranayifanye kugeza nubwo ubona ngendana umudari wayo nyuma ya Rayon Sport hano bizajya bijyana urabona bitajyanye yeba neza cya bintu birajyanye uri kudukurura neza umunyamakuru hano birajyanye urabona se hari umutuku urimo nawe urimo ni ubururu n'umweru gusa hari umukara urimo se nawe ni icyarabu cyanditse neza kinyoroshe amagambo meza avango Al Hilal Cup Sudani yes none reka ibya Al Hilal tubiveho ku itariki 28 ndetse no ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri iyo ni imikino y'intwari kuri izo tariki zose azabari imikino y'intwari iki gikombe mwagitumuye nacyo ikipe ya PRS yongeye ikomanga ku gahanga nako mu gatuza iravuga ati byaba byiza Rayon Sport ko giye guhura kuri finale tukongera tukayibabaza ibi bintu nyine buriya ni igihe cyayo twebwe tuba tuzi iby'umupira tuba tumaze igihe tuwureba genza amahoro ataravugururwa nzi byayabereyemo bine nabo barabiriye ni ibintu bari bazi twebwe tuzi Rayon Sport itsindwa n'ibirenze 4 na 5 twagiye tubitsindwa kandi bigakunda icyo nyewe nshatse gutangaza niki icyo mvuze niki umupira ntaga uko waramutse uyu munsi ngo ngewe ngo ndabizi ngo ejo natsinze 4 mvuye kureba match yo mu Bwongereza Manchester iri gutsinda Man City amagambo ya Guardiola abantu bose barayazi kandi tuzi ngo Man City ngirakomeye cyane muri iyi minsi amagambo ya Guardiola abango ndabiza Arsenal ngo bwigeze mu bihe nk'ibi yishogonyanga buriya rero umuntu useka neza aseka nyuma ubu ni match nirangira bigakunda bagatsinda n'ibyabo bazaba bikoreye ariko ntago batangaza ngo kuko ntago match imera nka yayindi twajya tubona ikipe z'Iburayi ari zo zihora ari izambere ariko ubu kubera ko nyine umupira uridunda none se niba baratsinze 4 bagatsinda ntuze ibitego 8 bagatsinda amagaje 8 Basper yatsinze bingahe ni yatsinze amagaje kimwe yatsinze igitego kimwe yego none subwo ibyo rero nikikwereka ko umupira atari wawo ndo wo mu kibuga ubutandukanye no mu mvugo icyo mpamya cyo azaze dukine kandi ndabizi neza tuzakina umupira mwiza erega Rayon Sport ibi ngibi ntago giye nabyinubira abantu binuba na abantu baba barebye umupira uyu munsi Jeff na Arsenal no ku mwanya wa mbere muri shape nabonye ntago njya mbyizera nibara mbibonye yembi barambibonye buri mwize ko twari igikombe cya champion ubona umuntu afata umwanzuro ati giye ubuzima ndaburetse nuko abatazi ikiza cy'ubuzima ubuzima bureka bitewe nuko wowe abwa nawe bwakuretse
ariko ntabwo agira uruhare runini kugira ngo ube ari wowe ugira gute wiyaka ubuzima. Arsenal igiye 2 kane nayiboneye igikombe, wowe ushobora kuba wari ukiri nko muri primaire na gardienne. Abantu babyutse muri ibi bihe ntabwo bazi Arsenal twari igikombe, ko nje ntabwo bazi Arsenal twari igikombe. Hari abantu batangiye kuvuga ati nyamara nabwo singwirarireho Arsenal ni Wenga, nabwo singwirarireho ngo Arsenal ndayizi ibyo 2 kane. Nibwo rero nyigera mu karere ka Huye ngikorera udufaranga 2500 ku kwezi. None wumva icyo gihe mfite imyaka 40 iruzuye. Bya bintu birakomeye koko. Urumva atari ibintu 40 ndayifite cyane. Aho ni kurebya abanyarwanda. Ni kurebya abanyarwanda koko. Jewe ibintu byose muri iki gihe ni 40. Niba nemera ko nabonye Arsenal twari igikombe, je navutse 86. Ntago ari byo niyama ningira gute ni imyaka yanjye. Reka tubyakire gutyo turava kubibona muri comment batubwira bati uwo turamuza mureye. Oya barabizi bazi ko nje mbabwiza ukuri, abareyo banye barabizi n'inshuti zanjye. Muri comment inshuti banye bene data, iyi kipe ni yacu twayose mu mabere y'abatubyaye, nta kintu narenzaho namwe ntacyo mwarenzaho. Kibi yacu. Reka twumve no muvandi bimeze bite? Wala inshallah. Alhamdulillah. Akamu. Kubona wishimye kandi abari ariko ndabere muri mood itameze. Twebwe n'abakunzi ba Rayon Sports, twebwe turabakunzi bayo. Ngewe amazina yanjye n'igikundiro Ucago Shwanyaguza. Ukuvuga ngo jewe ikipe nayirazwe n'ababyeyi, nyiragwa n'abasogokuruza. Ntabwo nzayitererana, nzahigwa inyuma, nzakomeza nyigende inyuma. Yajya mu cyiciro cya kabiri, yajya mu cya gatatu, umuriro bindi mu maraso. Ibyo babirwa bafana ba peri bavuga twarabibakoze, tubakorera ku Gisenyi, tubakorera i Muhanga, tubakorera i Butare. Uyu rero umunsi mwe badutsinze, uyu munsi bari kwibere, ariko natwe ntabwo tuzaryama. Natwe ntabwo tuzaryama. Ibitego badutsinze ni bitego ndimo kwemera ni 7. Biriya bitego ndabyemera ni 6 kuko nakuyemo kimwe. Bakuyemo kimwe. Ngewe nzabatsinda 10 bataransina na kimwe. Angaho nawe urakuranyije cyane. Yamaye. Ubundi yuri ku rugamba uhangana n'umwanzi paka icyo wiyemeje ukigezeho. Ntabwo twitaye ku mvune tuzahura nazo mu cyifuzo cyacu, mu gitekerezo cyacu. Apre tuzayitsinda kandi nayibabare. Mufite none kongera mugahura amahirwe menshi arongera kubahuza mu gikombe cy'intwari kizaba ku itariki 28, ariko wenda kugira ngo muhure nuko mwahura kuri finale ku itariki ya mbere. Embo ibyo ngibyo byaravuzwe, ariko niyo uriye mukino waduhuza ntayitsinda, ariko ntago nzaryama. Ndabwira abakunzi ba Rayon Sports ko yaba ari n'umwana, yaba ari n'ingimbi, yaba ari n'abakecuru n'abasaza, ntibazave ku ijambo Rayon Sports. Twebwe tuzahangana kuzageza igihe tuzabona intsinzi, kandi nitumara gutsinda APR tuzayitsinda, tuyitsinde kuzageza ubwo izadusaba imbabazi, kuzageza ubwo izamenya ko ari ikipe y'Abanyarwanda. Buri irimo gukoza agati mu jisho abana b'Abanyarwanda, nayo irimo gukora igitazi, ariko yiyorere ibanga ryayo twarimenye. Nene ejo bundi nabwiye Murenze Budara, navuga ati Murenze Budara dore ikintu wadutsindisha, barimo kugenda bakagura abakinyi b'abanyamahanga bazi umupira mwinshi. Mubyibuka ko twebwe ikibazo ahantu dutsindirwa ni uko gufata abakinyi n'abazi umupira bagahita bivira muri Rayon. Mushake ukuntu mwubaka ikipe y'abakinyi tugenderaho, ntibazajya baduciga uko babonye, bajye baguma muri Rayon. Nimba ari n'umushahara tuwongera, ariko bahembwe na Rayon, kandi baba bayigiyemo bayikunze, ntibazongeye kuducika. Ikindi